hari ibyo bita gutwika ariko nukuri abantu mwihangane tujye dutwika nyine dutwike tujye dutwika twikera amadayimo naturuka mu kanwa tw'abana takwiyatari nayo nabibwiwe n'abantu benshi cyane ibyo byo gukizwa tugahurira n'umuntu mu nzira yatangira kugira icyambwira nkambwira ntizibaho insakuriza uko muvuga ngo murambika abantu ngo bibiriya buretse nzaba ndeba kiganza cy'Imana mwe icyo muzagikoza Gasaro TV nk'ubu ngubu nagwana urugero hari n'uwundi muntu n'abandi bantu baba bakeneye nko kugira ngo babafashe ugasanga wenda barajya kuri muntu ngo bafite akamwakana nimero wenda ngamufashe wenda arujya muvaye wenda bakeneye si wa nawe wamenya ajya amufasha mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri mu mibereho ariko ugasanga yajya kumwaka umuntu runaka cyangwa se amwakana nimero ugasanga nanayimuhaye kandi uwo muntu arabafite kwa ko ngo bavuga ngo azaza abanza muceho nukuvuga ngo adashaka kugira ngo amuhe cyangwa babonane ntabwo yamumuha. Ikindi nanone nakubaza hari ibintu uburyo nigeze kumvamo ndabyumva ngo mu buryo bwawe bwo guhinduka ukakira Yesu umukiza wawe ngo uriya muntu hari umuntu wabigizemo uruhare uwo kuri cano navuze ariko ngo yabigizemo uruhare abari we guhindura kwinjizamo icyo kintu ngo urakizwa ndetse n'impano zagiye zigaragara haba mu buryo bwo kugira ngo akuzaba mu mibereho yawe cyangwa se bagufashe mu buzima mu buryo bw'umubiri ifashanyo zibonetse ngo zacishwaga kuri we. Ese icyo kintu koko nicyo icyo kintu ntabwo wigeze ukitekerezaho niwe muntu wagize mu rwo buruha cyangwa niwe wifatira umwanzuro avuga tuti this is time for me sibyo uko wakwifatira umwanzuro wo bwawe? Reka rero ubwire ikintu kimwe ngiye kumbwira ngo umuntu ngo yatumye nkizwa birajekeje kumbwira ngo umuntu yatumye nkizwa baragufosa ntabwo byigeze bibaho. Ngewe navuganye n'umunyamakuru dupanga ko turi buze gukorana ikiganiro ndamubwira nta kibazo. Uwo munsi nibwo naje nambaye ikanzu ndende igera ku maguru y'umweru. Urumva we wari n'ibintu wihitiye muri icyo bitekerezo ndamubwira icyo gihe nta na Bibiliya nari mfite ndamubwira ni kuva uyu munsi sinshaka kuvuga ibintu byo kuzunguza ikibuno sinshaka no kukizunguza sinshaka no kuzabisubira ahubwo ntiza Bibiliya yawe nyibumbure ijambo rya mbere ngwaho niryo jambo ndi busome akaba ari ryo jambo nganiraho n'abantu. Singikeneye kuvuga ibintu abantu bareba byo guseka sinkeneye gukora ibintu singikeneye gukora ibintu bya bintu bikeneye gutegwa amaso n'indangare gusa cyangwa n'abantu badafite icyo bari bukuremo. Njye uyu munsi nkeneye kuza kujya nganira n'abantu ku kintu kiri bugire icyo kibamarira ku kintu kiri bugire icyo gihindura ku mitima yabo cyangwa kikagira naho kibakomanga. Niko kuntiza Bibiliya ndayisoma icyo gihe nsoma ijambo turaganira n'abantu turaganira kuri cano ye kabisa turaganira tuvuga Imana mbese turasenga ariko ni igitekerezo naje mfite muri njye. Hanyuma ibyo byo kuvuga ngo kumfasha abantu bamfashije ni abantu babiri harimo umumama uri muri Amerika ndanamusuhuje cyane Imana imuhe umugisha hakabamo n'umupapa nawe uri muri Amerika. Ni abantu batandukanye ntabwo ari abantu babana cyangwa se baziranye. Abo bantu rero bahamagaye Sandra wa hano ku Gasaro amaze kubaha nimero yanjye turavugana turaganira dufatanya gusenga tuvugana tubwizanye ukuri turaganira no mu buzima busanzwe batekereza kumfasha icyo bashatse kumfasha barakimpaye ndanabyishimira cyane mwarakoze cyane Imana izasubizaho mwakuye. Naranabivuze umunsi Apotre Mutabazi anyatuza. Ubwo rero aho ibyo byavuye byo kuvuga ngo hari umuntu wundi waba yaramfashije gukizwa akambwira ngo ninkizwe ntago mbizi. Ikindi kivuga ko kuri izo mpano nagiye mpabwa ndumva nta wundi muntu wakabivuze usibye Sandrine niba ari wabivuze ko kubwo nibyo ariko niba atari we uwo muntu yaribeshyeye
gusa hari ibyo bita gutwika ariko nukuri abantu mwihangane tujye dutwika nyine dutwike tujye dutwika twikera amadayimoni aturuka mu kanwa k'abana atakwiye atari nayo tujye dutwika ku bintu twakoze twiyemere niba wowe waricaje umuntu ukamuganiriza ukamubwira Imana iyo ariyo ukayimusobanurira ukagira ishusho imwerekamo ukayimushushanyiriza akabasha byibura kubyumva nkuko wenda n'abandi bagiye babwiriza abantu bakumva ibyo bintu jya wicara urebe ahagaze mu rusengero avuga ati Imana abyina ati Imana uhita uvuga ati cyo kora ndatwika ntago yigeze ambwira ko ngomba gukizwa kuko nta nubwo yari kubimbwira ngo bikunde kuko nabibwiwe n'abantu benshi cyane ibyo byo gukizwa tugahurira n'umuntu mu nzira yatangira kugira icyambwira nkambwira ntizibaho winsakuriza winyicira bivuga ngo nawe wagiye yampamagaye nsaba ko dukorana ikiganiro ngiye mubwira yuko tugomba kuganira ku kiganiro cyerekeranye n'Imana mubwira ko uyu munsi tugomba kuvuga Imana abantu bakayumva nanjye nkumva amavuta muri njyewe nanagera ni wanjye nga prayinga iyo video nka prayinga icyo kiganiro nkibona mvuga Imana ubwo rero uwo muntu nyene bwaba yumva gusa naga ari ku Gasaro TV babivuze ngewe nabyumva nyano uwo muntu avuze yuko ari wowe yafashije kugira ngo uje mu gakiza abantu bose bahita bumva ko utigeze wifatira icyo cyemezo kuticaye none se n'abariya bose afite ko ari njye wabamushyiriye bari abo ni inkuru ndenda ahubwo bafite ibibazo ko ari njye wabazanye akabafasha wenda uyu munsi bakabasha kuvuga Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana imuha umugisha kuba yarabagejeje ku rwego rwo kuba babasha kuvuga Imana ari we ubibatera ahubwo bayihimbaze n'uyu munsi duhimbaza Imana ni Imana itandukanye natwe kuko Imana ibaye ari imwe natwe ntago ibintu yatuvuga wajya uca ahantu amatangazo akagenda yisoma yipraying erega biragirana birebire buri Imana hibera nziza nuko yadwishe kura mitima y'abantu ubura nabo vuba aha tuzabimenya nimba ibyo barimo koko ari iby'Imana Imana ntago izabakoze isoni ariko nimba ibyo barimo atari byo uko muvuga ngo murambika abantu ngo Bibiliya buretse nzaba ndeba ikiganza cy'Imana mwe icyo muzagikoza ubwo namwe tubizagaragara n'ubashyigikiye kandi nawe ubwo nyine hase ubundi reka twibase n'ibintu ziko munyibukije iwe yakijijwe ryari arakijijwe ariko nta bindi bigano twese tubona abwirizo nicyo kibazo twebwe twifitiye nta kindi abantu bose icyo kibazo abantu bafite nyine iyo Mana n'uwo muhamagaro afite yatwikiriye akawutwikurira ku batinganye nicyo kintu twibaza kucyo tatubwira ariko nanjye shanga nanjye uzazumbwiriza isi cyane nyine iryo banga ryo tukubwira nje abantu turibaza ariko nanjye ndibaza ariko uzamuze numwe muri abo batinganye bawe baze bambwirize nabyishimira pe hanyuma tugana ku musozo Liza ndashaka kubarize Tyla ibibazo bitatu byonyine hanyuma dusoze urakoze welcome bazara bose none se Tayi oui ubundi wari umaze iminsi ugiye mu biki ntago naheruka kukubona jamva nkubwire ugiye kumbaza byinshi ibintu nari mugiyemo umva no kuza nuko nari ngukumbe nyine kuko ari igihe wowe uranambwiriza bikafasha Imana ishimwe Imana yabwa icyubahiro yumvirije abadayimoni barimo barasinzira wongera ukanguka amen 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 reka ndamenya ndirimba gute urumva rero kuvuga ngo nari ngukumbuye ndavuga ati reka nje rwose kuvuga ahantu narindi hari ukuntu singiye guca abantu intege ngiye mbibwirire ngiye mvugisha ukuri ngiye mfite Imana yo kuvugisha ukuri nyine muri bundi byanjye birazwe ngewe nabonye ukuntu abantu bavuga ngo barakishijwe ariko no mpamvu naterukaga no kuri cano kuri YouTube ibyo biganiro byabe byabatinganye mbona igenda mwemera waramubwirije pe kandi tunari kumwe nanjye warambwirije ariko bukeye bwaho mbona ngo umuntu ngo ariyogoshesheje bukeye bwaho muri iryo joro atarashana amasama 28 mbona undi ariyogoshesheje style nimwe saro nimwe uwa gatatu nazo ari kwakundi systeme ni yayindi mbona abantu bageze muri bane abantu ngo bakijijwe bukeye bwaho bavuga buryo ki ngo babivuga ariko ikintu bavuze kitari cyiza batangira kuvuga ngo ibyo ngo bahuriyemo ngo nabyo ngo uko ese undi umuntu ni gute umuntu akubwira bugacyo ujya gukizwa icyo nicyo kintu cyicinege umuntu murakubwira kandi ukitekerezaho umuntu yarakijijwe ukanye tava akijijwe ahita agenda yifatira umwanzuro aragenda none mbona imvugo nimwe ibisubizo ni bya bindi sasa rero none rero ikintu ahantu byaje gupfira noneho ndanayamanika n'ibyo n'uburyo
naho nari mbyutse ndongera ndiryamira umva Liza ndongera ndisinzira ndaryama ndavuga ati Imana ndaryamye cyo ugiye uzashakira uzaza unkangure ni ukubona abantu ngo babarakijijwe bya bintu byacu tuzi ngo bakijijwe twebwe dukora ngo tutari twakizwa tugahurira mu butinganyi ugasanga bafite she n'undi bya ntacyo byahindutse ejo ukongera navuze rero njyaho kugira ngo nako nafite ko kubyuka reka niryamire ababanza gukizwa abanze bakizwe baze banyerera imbuto buriya nibo negereje ni mwebwe negereje muzaze mu mbyutse mwatumye ndyama muze mu mbyutse. Icya kabiri ese wowe wumva byibura uteganya kuzakizwa nko mu wehe mwaka tayi njyewe subwo ubundi sinabanje kumera nka babandi wenda nejo nakizwa igihe Imana izashakira nzakizwa igihe zabikorera uzabona nyijijwe njyewe kandi uzagutungura kubona yige akijijwe wabibonye ute wabonye wabyakiriye ute shana byakiriye neza kubera ko yiga akizwa hari ibintu ugenda ugakizwa yiga akizwa ari ibintu yakijijwe nyine si muhere mu mutima yenda ngo mvuge ngo ibice ariko ibyo ubone ukabona ko yakijijwe nyine yakijijwe ibintu by'ubuhehesi nkuko nabikubwiye kuko yakizwa nanone ibintu byo kujarajara ubwo nanone iyo umuntu akijijwe byamurinze no kwitekera byamufashije no kwitekereza ubwe mind zo yarazihindura ubona yuko zihindutse hari ibintu bitamufite umumaro abijugunya ni nk'icyo cyo navuga ahanini none ubona yuko yifuza kuzazavugana n'abantu bavuga ijambo ry'Imana cyangwa se abantu bamugira inama niho ubwonko bwe bwafungutse atangira kwitekerezaho ubona ko arimo abona ubwonko bushya cyangwa ibitekerezo bishyashya ngaho ngera uvuge ngo Imana ihabwe icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro ku bwayige. Ikibazo cyane ngiye nkubaza uravuze ngo muhuriramo bwa butinganyi muhuriramo kandi deja iyo umuntu avuze ko yakijijwe hari binabavamo ko numva wenda uri kuvuga ati duhuriramo kandi jewe iyi saha nzi ko bakijijwe iyi mpamvu mbikubwira njyewe rore yanje ntago ari nk'iyabo ariko hari ahantu mu gihe ukabona ngiye guhura n'umurezi bene nawe ugasanga aho hantu kandi iryo huriro ari iryabo abagiye gukora y'iki sibyo ikindi cya kabiri ni gute mwaba muri kumwe umuntu arangwaho wenda yatashye bavuze ngo avuye muri amasengesho umuntu akajya hakicara ukumva ari kuri telefone ngo usange bagana gahunda bakagirana gahunda nk'iya bya bindi bya mbere bafite ibyo bagiye guhuriramo kandi ugasanga barapanga gahunda y'ibyo bagiye gukora nke bya bindi bya mbere ugasanga nta kintu cyabaye shanjoma yabayeho imico ni yayindi gusa nyine muvugire n'imikorere yabo no kugana uko bagaragara inyuma cyerekana ko bakijijwe ariko nimba bazi njye ni nacyo nanababwira nimba bazi yuko ibyo barimo gukora bere kuyobya abantu bagerageze bibuke yuko hano ababona ku kiganiro cyangwa kubona kuri YouTube hari ibyo abakuzo mu mwana abonanya benshi babana bazi bagerageze bagaragaze ukuri cyangwa se ibyo bibi babigendere kure nimba kandi nanone bazi ko babikora berure bemere ko babikora kugira ngo naba abantu bafite umuhamagaro ngo bakijijwe bafite imbaraga babasengere bagire aho bahera vuga ati aba bantu bakeneye imbaraga nyinshi z'amasengesho nayo bajana imbere bakavuga ngo barakijijwe baramaramaje nyamara bo muri ndani nibyo bakora no bakigikeneye kandi icyo kintu ugasanga arakizi akaba uvuga ngo barakijijwe mwatu gacu baradusebya badufasha nk'abantu tugusha iki cyangwa se dushaka kuyobya nabari bagize gute nabari bakiraga kiza ugasanga umukristo arimo araguhamarira ugasanga ni ibintu birebire nje nicyo ngicyo ntago ari byiza no kuri Liza&Tyla mwakoze cyane ku kiganiro n'ikindi gihe tubakenera tuzababone uwakoze cyane rero we warebye iki kiganiro ndetse buri muntu wese aze kuduha comment yakurikije uko abibona ibi byari bitekerezo byaba niko babyumva ndetse nawe ufite uko byumva cyangwa se nundi wese ufite igitekerezo cyangwa se ufite ubuhamya cyangwa se ufite uko yabibona yazaze aduha amakuru rwose nta muntu tuwinigana ijambo twebwe rero nka Gasaro nta muntu tujya twima ijambo cyangwa se kuvuga ngo right of opinion mu magambo makeya rero abakijijwe rwose nka Gasaro TV tubari inyuma kandi urugendo ruracyakomeje rwose reka tubabwire ngo mugume muri Yesu. Liza dusoreze n'isengesho mwubahe Imana dusenge. Data mu izina rya Yesu tuje imbere y'amaso yawe tugushimiye neza n'urukundo rwawe wadukunze twaba tugeze amasaha tujyumeka umwuka w'abazima n'ukuri Imana y'inyarukundo kandi y'inyembabazi ndagira ngo rero aka kanya nkwereke
dusoje ikiganiro, turagishimira wowe, turagikesha wowe. Nizere ko watuvugiye tutivugiye, watukoreye tutikoreye, watugendeye tutigendeye, kandi ndagira ngo abateze amatwi ikiganiro buri wese atoremo igifite icyo cyamumarira mu mutima we, kandi ndagira ngo buri muntu wese ugerageza gukina nawe umwereke ko imikino arimo itagomba kumugwa neza. Ndagira ngo kandi n'umuntu wese urimo kugukorera acumbagira, Mana umutera imbaraga, umuzane vuba cyane mu mugozi wawe w'urukundo. Ndagira ngo nkwereke inzira igiye kuducyura, ubu buri wese agiye gucukwe undi acukwe, ariko icyo nkusabye ntagire uwijyana. Utugabe igitero cy'abamarayika baduherekeze, batugeze mu rugo, batugende imbere ntitwigendane, batugende inyuma ntitwigendane, badushyikishe ntitwigezeyo. Mu izina rya Yesu ndagira ngo nkwereke imbaraga z'imyuka mibi, amaksida ari mu mihanda, imbaraga z'abadayimoni zose ndazishwanyaguza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo Uwiteka Mana ishobora byose aba ari wowe uyu mwanya utuyobora kandi utube hafi. Amen. Gasaro TV.